Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Ni za nzozi zacu rero uyu munsi mbazaniye indi update y'inzozi zigezweho cyane. Ni inzozi abantu benshi cyane bagiye barota. Aha rero tugiye kurebera hamwe cyane niba wararose ubona indege iguruka mu kirere cyane, aho ndaje nkunyuramo muri make cyane, ni ibintu byiza cyane. Ikindi nanone kandi niba wararose unanutse, ahangaha rero ndaje ngusobanurire neza cyane icyo bisobanuye. Ikindi nanone kandi niba wararose ubyibushye, ibi rero nabyo kabisa rwose ndaje ngusobanurire icyo bisobanuye. Mwese rero ndabasuhuje aho muherereye hose, abari za Kenya, za Uganda, za Burundi, aho hakurya mu baturanyi bacu ndabasuhuje cyane, abari za Tanzania, aho za Sudan, aho ndetse mu duce tugiye dukomeye cyane, aho hose mwese za Singapore, USA, United Kingdom, aho ngaho ku mugabane w'Uburayi, aho mwese ndabasohoje. Nizere yuko amajwi yacu abageraho gatanu uku kandi by'umwihariko rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, duhereye mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasohoje. Ndizera yuko kandi mukomeje kugubwa neza, by'umwihariko abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba mwese ndabasohoje, cyane rero abari mu gace ka Ngororero, mu gace ka Ngororero ahagana ku Munini, mwese ndabasohoje. Aho hose ndakeka yuko amajwi yacu abageraho gatanu uku kandi, aho rero na za Muramba, Gatega, Kabaya, ndetse na za Kibihekane, aho hirya hose ndabasuhuje, za Rambura, aho hose rero mwese ndabasuhuje cyane, aho bita za Gitega, aho hose na Hindiro, by'umwihariko mwese ndabasohoje. Inzozi z'uyu munsi rero zacu rero tugiye kurebera hamwe cyane, ni inzozi zo kurota ubona indege iguruka. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Kurota rero ubona indege iguruka mw'abantu mwe ni ibintu byiza cyane, ariko nanone ku rundi ruhande ndaje mbanyuriremo icyo byaba bisobanuye. Gusa ariko indege kurota uyibona bisobanuye yuko rwose ndetse ibibazo byawe bimwe na bimwe biri kugenda biba byiza, biri kugenda bicamo. Iyo ubonye iguruka mu kirere ndetse kandi ukabona itabura balance cyangwa se wenda ngo igende nabi, ahangaha rero bisobanuye ko hari ibyo wakoraga ndetse harimo ibyo hari aho uvuye ugeze. Ubundi busobanuro ku ndege bisobanuye neza yuko kandi kurota ubona indege iguruka, ahangaha ubundi busobanuro bwa kabiri busobanuye ko rimwe na rimwe aba ari uguhunga ibibazo. Aha rero kandi ikindi ahangaha bisobanuye neza yuko mu bibazo uba urimo ndetse kandi uri kugerageza kugenda ubyigobotoramo. Ubusobanuro bwa gatatu, kubona indege iguruka mu kirere bisobanuye ko neza kandi ari uguhangana n'ibibazo, ariko nanone kandi kuri finali bikarangira neza cyane, ndetse kandi bigasobanura ko ari imihindagurikire mu kazi kawe, ndetse kandi uri kugenda utera imbere, harimo kugenda hazamo ibishya. Aha rero nakubwira ngo nicyo gisobanuro cy'indege. Ahangaha rero nanone kandi ikindi nanone kandi kurota unanutse nibwo busobanuro tugezeho cyane. Ese byo byaba bisobanuye iki? Ahangaha mw'abantu mwe rero kurota unanutse bivuze neza yuko wikwije ndetse kandi ufite ubuzima bwiza, ndetse kandi ko nta n'inzara ufite, ahubwo uri mu gihe cyiza. Rero kurota unanutse abantu benshi cyane bazi neza yuko ngo ari uko ugiye gusonza cyangwa se ugiye mu biki. Ahangaha iyo ukurikiranye neza cyane, usanga ko kurota umuntu ananutse ari ubuzima buzira umuze, kandi ni igipimo bafatira muri rusange, aho ndetse usanga ko kuba unanutse ndetse ntacyo biba bitwaye iyo udafite uburwayi. Gusa rero ahangaha rero bemeza neza yuko rero nta nzara uba ufite ndetse kandi byose uba ubyujuje. Iki rero akaba aricyo gisobanuro cyo kurota unanutse. Ahangaha rero ikindi gisobanuro twaba tugiyeho cyane ni igisobanuro cyo kurota ubyibushye. Ese mw'abantu mwe ibi byo byaba bivuze iki?
Kurota ubyibushye rero ni ibintu bigiye bitangaje, abantu benshi cyane baba bazi neza yuko ngo ari ukuzabona icyo kurya ukagenda ukangana n'inzu, cyangwa se ngo ukagenda ukangana uko ubishaka. Reka dore igisobanuro cyihuse cyane. Kurota ubyibushye bisobanuye neza yuko rero byanga byakunda muri stock yawe yaba igiye gukama, ndetse kandi ugahura n'ikibazo cy'inzara. Kurota unanutse cyane bisobanuye neza yuko ugomba kwicekinga neza ko muri iyo minsi ushobora guhura n'ikibazo cy'inzara. Ikindi kandi nanone ikindi bikaba bisobanuye neza yuko ndetse ufite ubwoba bwo kuba wahura n'ikibazo cy'inzara. Hagatanga rero kurota ubyibushye cyane rero ntago ari byiza cyane, kuko igihe cyose biba bibi. Rero ni ukurota ndetse ngo uzahura n'ikibazo cy'inzara, nicyo gisubizo nabonye bisobanura. Rero abantu mwe rero reka mbisabira akantu gato cyane, mu gihe wumva iyi video yakuryoheye, icyo usabwa ni ukwisharinga mugenzi wawe agasharinga nawe, by'umwihariko rero icyo gihe iyo wakoze na subscribe aho gato cyane aba ari iby'agaciro. Niba ariko bwa mbere duhuye rero wakanda subscribe aho gato na like utayibagiwe, maze ubundi ugakomezanya n'inkuru zacu ziryoheye amatwi. Komeza ubane natwe rero gatanu uko kandi ikindi kandi inkuru zacu zakuryoheye, ufite iyo ushaka kudusangiza waduha comment hasi aho gato cyane tuba tubireba.